Mbanje kubasuhuza abanyarwandakazi bifurije gukomeza kuba mu gihugu kizima, igihugu cyubaha uburenganzira bwa muntu kandi gikurikiza amategeko. Uyu munsi hari byinshi byakozwe kandi nibyo gushimwa, ariko hari n'ibindi bitarakorwa ndetse n'ibindi bikibangamiye ituze ry'abanyarwanda nubwo baterura ngo bivuge bose. Turamagana akarengane aho kava kakagera, turamagana itoneshwa, icyende wabo, itotezwa iryo ari ryo ryose ryaba irikorerwa umwenegihugu ari wese muri iki gihugu cyacu. Uyu munsi turasaba FPR gufungura ubucuruzi kuri bose, turasaba ko amahirwe arema imirimo mishya yiyongera, turasaba kandi ukwishyura ukwizana kwa buri muntu wese mu gutanga ibitekerezo byubaka igihugu n'abenegihugu muri rusange. Uyu munsi iyo urebye hirya no hino, abanyarwanda benshi barataka inzara mu gihugu cyacu, abandi bari mu bushomeri bukabije nk'uko imibare iherutse kubigaragaza. Nyamara ariko iyo urebye usanga hari abandi bakomeza kuzamuka uko bwije n'uko bukeye, ndetse akenshi imibare ikagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda kirushaho kuzamuka mu bukungu, mu ishoramari ndetse no mu bikorwa by'iterambere natwe twishimira. Ariko se nanone turibaza ngo byaba bimaze iki kuba igihugu cyazamuka kigatera imbere kigasiga bene igihugu bacyo? Iterambere ry'u Rwanda ntirikwiye kwibanda mu mujyi wa Kigali gusa, turasaba ko ryagera mu gihugu hose, rikagera ku munyarwanda uwo ari we wese ntawe risize inyuma. Hari ibibazo byinshi byakunze kugaragazwa ariko ubona ko bidakemuka uko bikwiriye, ndetse akenshi bigakunda gukemuka ari uko habayemo akaboko k'ibukuru. Biragoye kugira abayobozi mu nzego zose z'igihugu, kuva mu nzego z'ibanze hasi kugera ku nzego z'i hejuru, ariko badashobora gukemura ibibazo by'abaturage, ndetse n'abashaka kubikora rimwe na rimwe bagacibwa intege n'andi maboko y'abakomeye yitwaza ibyo bari byo, ndetse no kuba hari ibikorwa bigamije indonke baba bifuza mu banyarwanda. Ibyo n'ibindi byose biracyari ikibazo gikomeye kandi kibangamiye ituze rya bene igihugu. Twamaganye abayobozi bikubira ibya rubanda bagamije gukinisha abene igihugu no kubangaza nk'uko byagiye bigaragara. Turasaba ko abagaragaweho n'amakosa nk'ayo bajya abantu uko bikwiriye. Turacyafite ibibazo byinshi bitandukanye. Uyu munsi iyo urebye ikibazo cya transport, wareba ikibazo cy'umushahara fatizo, ikibazo cya ruswa mu nzego zishinzwe gutanga serivisi zitandukanye, ikibazo cy'itoneshwa, ikibazo cy'ibiciro ku masoko bizamuka uko bwije n'uko bukeye. Ibyo byose n'ibindi byinshi ni ibibazo bikibangamiye iterambere ry'abanyarwanda. Nk'abene igihugu kandi b'urubyiruko bifuza kuzaba mu gihugu cyiza, twitandukanyije n'ibikorwa byose bibangamira iterambere ry'igihugu, ariko nanone turamagana abayobozi badaha agaciro umwene igihugu. Iki gihugu ni icy'abanyarwanda, si icy'abanyamahanga. Bityo nta mwene igihugu ukwiye kwimwa uburenganzira bwe cyangwa ngo ahutazwe kuko hari abandi bashaka kugira ibyo bakorera mu gihugu cyacu. Dukwiye kandi kugira uruhare rugaragara mu bikorwa byose bidukorerwa. Dufite uburenganzira bwo kumenya no gufata imyanzuro ikwiye ku bidukorerwa nk'abene igihugu. Uyu munsi by'umwihariko urubyiruko rwinshi ruri mu magereza atandukanye mu gihugu kubera ibyaha bitandukanye. Ibi kandi bitubuza kudutera impungenge zo kwibaza aho igihugu cyaba kigana kidafite urubyiruko ruzima rw'ejo hazaza. Uyu munsi ibikorwa bihabanye n'umuco nyarwanda birarushaho kwiyongera. Sinzi niba ari umuco utagifite agaciro mu iterambere tuganamo, cyangwa niba ari amahitamo igihugu cyagize yo gusiga uwo muco inyuma. Turifuza ibitekerezo byubaka kandi bibanisha abanyarwanda. Turifuza kugira abene igihugu bamwe kandi bumvikana mu mpande zose z'isi. Ni uburenganzira bwa buri wese kugira aho abarizwa, ndavuga mu mpande z'amashyaka atandukanye, ariko nanone n'uburenganzira nanone bw'abandi batifuza kugira aho babarizwa. Ibyo RPF yakoze mu myaka 36 imaze ibayeho turabyishimira, cyane cyane ibyiza, ariko n'ibibi turabigayira. Gusa nanone dukwiye kumva ko iterambere ari irya bose, si irya bamwe ngo baryitirire, kandi dukwiye kumva ko ibitarakozwe na bamwe muri twe dukwiye kugira icyizere ko bizakorwa n'abandi bafite uwo mutima wo gukunda igihugu
no kugikorera. Twamaganye twivuye inyuma ibikorwa byose bishobora kubangamira umutekano w'umunyarwanda. Nk'uko hashyizweho gahunda zitandukanye mu gihugu zirimo nka gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ni gahunda dukwiye kwibonamo twese, ikava mu magambo ikajya mu bikorwa. Hagiyeho gahunda zitandukanye, hashyizweho amategeko atandukanye, hashyizweho byinshi bitandukanye mu kugerageza kubanisha no guhuza abanyarwanda. Nk'uko hashyizweho indangagaciro ndetse na kirazira mu muco nyarwanda, twifuza ko hari zimwe muri kirazira zashyirwa mu muco nyarwanda mu rwego rwo kurushaho kumvikanisha no kugaragaza agaciro umunyarwanda afite mu gihugu cy'u Rwanda. Turifuza ko kirazira kwica umunyarwanda yajya muri kirazira z'umuco nyarwanda. Buri muntu wese, yaba umukuru yaba umuto, yaba bari mu nzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi, sosiyete sivile n'abandi bose bakumva ko kizira kikaziririzwa kwambura umunyarwanda ubuzima mu gihe utabumuhaye. Niba umuturage hari amakosa runaka yakoze, niba hari ibyo yagaragaweho bidakwiye mu muco nyarwanda cyangwa se bidakwiriye abanyarwanda, kirazira kikaziririza kwivugana ubuzima bw'umunyarwanda. Ibi bizatuganisha mu kugira igihugu cyiza, mu kugira igihugu kizira gukora amaraso y'umuntu wari we wese, kuko twifuza ko tuba mu gihugu gitekanye, mu gihugu cyubaha uburenganzira bwa muntu, aho buri wese yishyira akizana, yaba abatanga ibitekerezo byabo ndetse n'abandi bifuza kugaragaza ibintu uko bikwiriye kuba bigenda. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda ntibakwiriye kuba abanzi. Umwanzi akwiriye kuba ukora ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira iterambere ry'u Rwanda n'abanyarwanda. Kuvuga ibitagenda, kugaragaza ibitagenda, tubigaragaza kugira ngo bikosoke umunsi ku munsi, ntitubigaragaza kugira ngo ababikora n'abakora amakosa nk'ayo birukanwe mu nshingano zabo. Ariko nanone ni inshingano zabo nk'abayobozi gukorera igihugu, gukorera abanyarwanda, kuko akenshi mu ndahiro z'abayobozi twumva umunsi ku munsi basabwa gukorera igihugu n'abanyarwanda. Iki gihugu kidafite abanyarwanda nticyaba ari igihugu cy'u Rwanda. Abayobozi b'u Rwanda badafite abanyarwanda ntabo baba bayobora. Abayoborwa ariko natwe dukwiye kubahiriza amategeko ndetse tukanubaha abatuyobora. Dukwiye kubahana twese kuko nicyo muco nyarwanda udusaba, nicyo kandi Imana idusaba ko dukwiye kubahana. Umukuru akwiye gucira bugufi umuto kandi n'umutagacira bugufi umukuru, mu rwego rwo kurushaho kubahana no gukomeza ubupfura mu banyarwanda. Ibyo byose nitubikora uko dukwiye kuba tubikora, tukabyitwaramo uko dukwiye kuba tubyitwaramo, tuzagira igihugu cyiza kandi kizima. By'umwihariko nk'umukristo wifuza ko abanyarwanda bose batera imbere mu nguni zose z'igihugu, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ariko nanone twifuriza buri muturage wese w'u Rwanda ko yahaguruka akamagana ikibi icyo ari cyo cyose mu gihe abona ko bikwiriye. Kwamagana ikibi ntibivuze kujya mu muhanda, ahubwo gikwiye kuba cyamaganirwa aho uri. Mu gihe hari serivisi utishimiye uhawe n'umuyobozi, mu gihe hari igikorwa runaka kibaye mu buryo utabyishimiyemo, ukwiye kuba ubigaragariza mu rwego rwo kubereka ko ibyo bidakwiye ndetse bitanakwiriye umunyarwanda uwo ari we wese. Turifuza gukomeza kubana mu mahoro, turifuza kandi gukomeza kugirana imbabazi. Wagukoshereje ukwiye kumubabarira, kandi n'uwakosheje akwiye kuba asaba imbabazi abo yakoshereje. Turifuza ko amahirwe menshi nahabwa abanyarwanda mu gukora ibijyanye n'amahitamo yabo. Nta muntu ukwiye guhutarizwa icyo arimo arakora icyo ari cyo cyose, kuko twese tubikora ko bw'ineza yacu no kubw'ineza y'igihugu cyacu.
dukwiye kuba twumva ko kugirana neza mu buzima ari akabando k'iminsi kuri buri muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu dukwiye kwimika umuco w'urukundo, umuco w'ubupfura, umuco wo gufashanya, aho tubona ko hari abafite ibibazo bitandukanye. Nta na rimwe ibibazo bizashira, ariko ibibazo bikemurwa n'abantu, nubwo rimwe na rimwe binaterwa n'abantu. Gukemura ibyo bibazo byose bikwiye kuba bikemurwa mu nzira z'ubwumvikane, kandi bigakorwa mu ituze ritabangamiye sosiyete nyarwanda. Ndabashimira cyane. Iri ni ijambo ry'umunsi rigenewe abanyarwanda, kandi tubwira buri munyene igihugu uwo ari we wese ko ashobora gutambutsa ubu butumwa bwe. Niba wifuza kugira ijambo wagenera abanyarwanda mu bihe bitandukanye ku ngingo zitandukanye zigize igihugu cyacu, zaba izirebana n'ubuzima, ingingo z'iterambere, n'ingingo z'uburenganzira bw'abanyarwanda n'uburenganzira bwa muntu muri rusange, turaguhamagarira kujya utambutsa ijambo ryawe muri groupe y'Umwenegihugu Official, hanyuma tukarisangiza abanyarwanda. Iri ni ijambo rya buri wese, ni ijambo kandi rikwiye kugirwamo uruhare na buri muntu wari wese mu buryo bwo kurishyigikira no mu buryo bwo kuritambutsa, kuko twifuza ko ibitekerezo bya buri muntu wese bibonwa nk'ibitekerezo bifite akamaro muri iki gihugu cyacu. Ni byiza ko buri wese uko yumva ikintu ko agitekereza akwiye kuba gitambutsa kugira ngo kibashe kugera kuri buri munyarwanda uwo ari wese, ndetse niba ari igitekerezo cyabyara umusaruro mu gihugu cyacu, twifuza ko cyahabwa agaciro. Ndabashimiye. Nyagasana barinde, kandi mukomeze kugira umutima w'urukundo, mugire umutima utabara, mugire umutima ukunda Imana, kandi mugire umutima wubahana, yaba ku bene igihugu, ku buyobozi bw'igihugu, ndetse n'abandi mwese muri rusange. Ndabashimiye. Mugire ibihe byiza. Murakarama.